uyu munsi none rero muri studio dufite umuntu ukomeye cyane. Hari igikorwa cyateguwe na Peace Media cyo kuzamura abanyempano n'irushanwa ryitwa Menyekana Project. Mu by'ukuri bagiye kubabwira aba top 10 cyangwa se ababashije kuba bapasinga n'iri rushanwa. Wikaze mwese mukomeje gukurikira Peace Media. Reka twizere ko aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi, burengerazuba, iburasira bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abantu baba diaspora baba badukurikiye, tubifurije ishya n'ihirwe ndetse no kugubwa neza. Ibintu byanyu Uwiteka akomeze abigemo. Rero muri kumwe na Reki Rukunge, ruzira bwoba nabwoba, itinyiro cy'abakanga, yamfaye ibwami ikunda rubanda, best of the super street vibe, nyirisuku akabuze. Uyu munsi none rero muri studio dufite umuntu ukomeye cyane. Hari igikorwa cyateguwe na Peace Media cyo kuzamura abanyempano n'irushanwa ryitwa Menyekana Project. Mu by'ukuri bagiye kubabwira aba top 10 cyangwa se ababashije kuba bapasinga n'iri rushanwa. Murabibona yuko ndi kumwe na Master, muramuzi ntabwo nakirirwa muvuga. Master ndamwakire muri studio, ahawe ikaze cyane. Nuciko kino kiganiro rero turaje turebe vibe byifashe gute ku bahanzi, ku banyempano, showbiz. Welcome Master, uhawe ikaze. Urakoze cyane. Urakomeye. Gira amahoro. Ndabona ufite amamiliyoni pe. Ndabona ufite miliyoni. Byatari. Ku mutima. Irushanwa ryagenze gute? Irushanwa ryagenze neza, niyo mpamvu uyu munsi twicaye hano kugira ngo tubitangaze nk'uko babizi. Kuva 2024 kugeza uyu munsi igikorwa cyacu kirakomeje. Kugira ngo ushize duhura nagerageje gusobanurira uko gifashe igikorwa cyacu cyari kigeze ku rwego rwo hejuru, ku rwego rw'akarere. Rero twongeye gukomeza igikorwa cyacu mu murenge wa Mahama. Ahantu haba abaturage bisanzura cyane barashyushye. Abantu ba Mahama, abahanzi babo babonye bameze abantu baho, ikintu nababonyeho n'abantu bitabira. Ngira ngo sale twakoreye muri sale yo ku Nkuru Nziza, abantu baho barisanzura kandi baritabira pe. Sale yari yuzuye cyane, utabona naho unyura cyane, byaragaragaraga. Hari ishusho nziza ariko wahabonye urebye n'ahandi hantu mwagiye mukora amarushanwa, uko biriho wabonye hari itandukaniro ririmo n'abandi bahanzi baba warabonye? Bari muri bamwe bitwaye neza. Buriya iyo umurenge cyangwa se ahantu runaka hafite abanyempano bahari, bakaba biyumvamo izo mpano kugira ngo bazigaragaze, noneho bakaba banashyigikiwe n'abaturage, mbese abaturanyi, inshuti n'abambese. Kuba bashyigikiwe nicyo cya mbere buriya gitera motivation umuhanzi. Abanyempano rero, abanyempano muze, welcome. Ni Peace Media, ni empire nini, ni Peace Media empire. Urumva ko ari nini. Harimo audio production, nawe araza kubibabwira ubwo ewana agira icyo ababwiraho. Dukora amafoto, by'umwihariko amafoto meza cyane, video z'ubwoko bwose, haba ku bahanzi, video zose ndetse no kugera ku biriyo zose turazikora. Amabidi turayakora. Icyo usabwa wowe tuganire, abazina nimero we uzandike, wowe twandikire tugufashe, ndetse wanazihamagara. Mu by'ukuri uri umuhanzi ukaba wumva ushaka kuririmba, igana Peace Media Record, bagukorera ibintu byiza, bagukorere audio y'umwaka, audio yindi ihebuje ndetse na video ku buryo bita bicamo cyane. Mugaruke rero Master Gross. Indirimbo zawe bigeze iki? Indirimbo zifite projet nyinshi z'abakiriya mfite muri Peace Media, of course nkangiye nk'umwe uhagarariye igisata cya audio production. Rero indirimbo dufite ni nyinshi zihari, hari zo tumaze gushyira hanze z'abahanzi abakiriya bacu basanzwe. Hari n'indirimbo dufite ziri muri projects z'abantu bo muri Menyekana Project, of course abapasinze mbere yabo tugiye gutangaza. Indirimbo zirahari, ibikorwa birahari. Urumva ko abahanzi bari kuboneka kandi ni ibintu byiza kandi by'igikundiro cyane rwose. Ntabwo turatinda rero. Turagira ngo wenda unyure mu ma top 10 y'abo bantu no byari bihagaze, ndetse dukomeze n'izindi vibe. Uhawe ikaze. Urakoze cyane Reki Rukunge. Ngira ngo ni ibintu bigaragara, bari bitabiriye irushanwa ndetse n'abari baje gushyigikira bagenzi banyu. Ngira ngo bose barabyiboneye. Rero hano ibintu biba biri clear, bigaragarira buri wese. Tuba tuje gusa gutangaza uburyo abantu bagiye barushanwa amanota. Nkeka ko nge mu bintu bya talents cyangwa se mu bintu
kuba mu byo bya business y'umuziki nta muntu wanyubaho cyane, ahubwo abantu baba bagiye barushanwa amanota cyangwa se ubumenyi bakora. n'abatindiye rero wenda nabanza nkabibwiraho abahanzi bisanzwe ndetse no mu kazi barabizi, murimo muragenda mubimenyera, ni mentora muri kumva hirya no hino. Nkaba rero ndi audio producer, nkaba ndi umutoza w'abaririmbyi, nkaba ndi umwanditsi w'indirimbo, nkaba rero ndi umwe mu ntore cyangwa se muri team ngari ya Peacemade ya Empire. Ngira ngo ibindi bisobanuro ni ukuza mukatugana tukabafasha muri audio production, turanabyigisha, tukanatanga n'amatraining ndetse n'amahugurwa ku basanzwe babikora ariko wenda bafite urwego bashaka kubigezaho. Turafotora, dukora amavideo y'ubukwe, dufasha abantu kujya gukavaringa ikiriyo, ama-anniversaire, ama-save the dates, byose turabikora. Kugira ngo izo nimero ziri hasi numara gukora subscribe kuri Peace Media urahita unarebaho izo nimero uzatugana. Ntabatindiye rero mu murenge wa Mahama, twari turi mu kagari Kamombo. Yego, yes. Rero abantu bo mu kagari ka Kamombo munyarukire kuri YouTube channel yacu ya Peace Media kugira ngo mumenye amanota mufite ndetse n'ibihembo mwagenewe uko bizagenda bikurikira. Ntabatindiye rero hahatanye abantu bagera muri hafi 20. Yego, ndakeka 22 gutyo. Yego. Rero umuntu wegukanye amanota ya mbere akaba afite amanota 92% bamwita Kanyamahanga Patrick. Uwegukanye umwanya wa kabiri akaba afite amanota 89.5%, akaba yitwa Niyonsenga Daniel. Uwegukanye umwanya wa gatatu akaba ari mu itorero ryaradushimishije cyane, ryatubyiniye rikarahava, babita Indangamirwa, bakaba bafite amanota 79.5%. Uwegukanye umwanya wa kane akaba afite amanota 78.5%, yitwa Mujawayezu Alexia. Uwegukanye umwanya wa gatanu akaba afite amanota 77 yuzuye ku ijana, bamwita Tuyisenge Emmanuel. Ufite umwanya wa gatandatu akaba yitwa Niyo Murinzi Pacifique, akaba afite amanota 72.5%. Umwanya wa karindwi ukaba waregukanywe n'umugabo bita Mutungirehe Evariste, afite amanota 66%. Umwanya wa munani ukaba ufitwe n'uwitwa Ishimwe Sandrine, akaba afite amanota 63.5%. Umwanya wa cyenda ukaba waregukanywe na Yesarakiza Emmanuel, bo numvishe bita ngo ni pasteur, afite amanota 63%. Umwanya wa 10 muri abantu muri top 10 tugiye gutangaza niko twabasezeranyije, akaba bamwita Mukeshimana Oliva, afite amanota 62.5%. Ubwo ndumva abo ngabo ari bo tubashije gutangaza ku rubuga. Ngira ngo banaduhaye namba zabo turazifite bose. Ubwo abandi bakurikiraho nyuma y'ino top 10 y'aba ngaba dutangaje, tuzabahamagara, Peace Media tubahamagare, tubatangariza amanota yabo bafite, tunababwire ibihembo bazagenerwa ndetse na promotion bafite muri Peace Media Empire muri rusange, yaba muri audio ndetse no mu bijyanye na video. Yes. Urakoze cyane. Rero ikindi rero niba uzi ko wari waritabiriye rino rushanwa ukabona ntabwo ubashije kurenga umutaru, ntibikubabaze cyangwa se ngo ucike intege, gutsindwa ni ibintu bibaho ndetse no gutsinda. Ikindi kandi nuba utsinze ntumve yuko hari gihe uba ari umunsi wawe wageze, hari gihe abantu batsinda ari uko batarushije abandi, sibyo master? Hari n'ukuntu umuntu atsindwa ari uko atari umuswa cyane. Rero wicika intege kuba utabashije gukomeza, ntago ari cyo gihe cyawe, hope ko kizagera. We hatana, urwane, uzagera ku ntsinzi. Thank you so much master.
Thank you so much Rekiro Kunje. Urakoze cyane harya iya ndirimbo umunsi ishize yitwa wowe gusa yitwa Birabaye. Birabaye Spring tuwe tugashyizemo ariko n'abantu bari bakumva ni indirimbo nziza cyane Birabaye. Urakoze cyane. Uko utari bimeze bite ko tubona abantu bari kugushaka ari benshi? Birumvikana abantu barankumbuye barabizi. Nanone ibimugije nibo bampugije. Yego. Abantu barankumbuye ariko nanjye nibo mpugiyeho. Yego. Mugiye mu gufasha aba bantu b'abanyempano, mugiye mu gufasha abahanzi kugira ngo generations zizakomeze zibeho nyuma y'igihe n'ikindi. Yego. Rero ariko nanone sinabibagiwe of course muri uyu mwaka mbafite ibintu byinshi nka G Bruce of course mbafitiye ibikorwa ngiye kubashyirira hanze, mfite indirimbo y'icyunamo nshaka gushyira hanze, mfite izindi ndirimbo harimo n'indi nyine muri kureba igiye nayo kujya kuri platform zose kugira ngo mutangire mu enjoying cyane. Mfite ibintu byinshi mu gasi. Wow, n'abantu uri gukora urumva ko ibintu bimeze neza cyane. Kandi shout out kuri team yanjye irimo iramfasha, team nini cyane iri hirya no hino, aba bari i Kigali, aba bari muri Amerika ndetse n'abari za Australia. Nkanashimira by'umwihariko Peace Media nayo kabisa. Dukomeza muri entertainment rero, nanjye nakoze indirimbo yitwa Turarwimanye yakozwe na Master. Ni indirimbo iri kubica bigacika, uwadutera twamugira mpampa, uwadushwanya twamugira mpampa, adufite umusaza ni papa, atwe dukunda u Rwanda babimenye, twe dukunda u Rwanda. Master, thank you so much. Ayira ndirimbo ewana ubusa Peace Media ku mutima ewana byatari. So urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Urakoze cyane. Ikiganiro dusa nkaho tugeze ku musozo, ariko hari abantu twatumikira ari nk'abahanzi bari kubica bigacika muri iyi minsi, nka God of Street Kenikai. Nabyirutse numva mama ndeba igihe papa yihakana. Uwo musore rero Kenikai God of Street yasohoye indi ndirimbo, indirimbo ziryoshye cyane. Mujye kuri Spotify ku mbuga ze nkoranyambaga ni Kenikai, urabona indirimbo ziwe. Ewana n'umusore muto uri kubica bigacika mu mujyi wa Kigali. Undi mwana nawe ukiri mutoya mu underground, nabona yindi kumva bavuga ati tugane Peace Media ko muri gukora ibintu byatari. Ni umupeti ewana nk'umuhanga cyane byatari witwa OPM nawe hari indirimbo asohoye vuba, usibye yuko iracyari audio nagarakora official video, ariko nayo ari kubitegura kandi I hope ko araza kubikora muri Peace Media. Yaravuze ati muri gukora ibintu byiza, nawe mubwira ati kudesha pyo ndirimbo ewana bajyeho, hariho lyrics bajyeho iyo ndirimbo bayikandi kabisa, isema nayi sharing. Undi muhanzi ni Cyogera ariko nawe ari gukora muri Peace Media, ari gukora indirimbo nziza cyane, indirimbo iryoshye. Abantu ewana mugane Peace Media dukora ibintu byiza cyane. Rero mwese twabanye muri iki kiganiro, abanyempano twari mu gikorwa cyo gutangaza ababashije gutsinda kwitwara neza mu irushanwa rya Menyekana Project. Reka tubabwira ati mwese Imana ibahereze umugisha, bye bye. Yari Rekiro Kunje ruzirabwoba nabwoba, best of the super hamwe na G Bruce Mentola, barabizi ninjye menta mukuru. Thank you so much mwese rero, Imana ibahereze umugisha. Ciao.